hari ubwami bwabayeho bukavuka nk'agace gatoya ku nkengero z'uruzi, ariko bukaza guhinduka igihangange cyayoboye isi igihe kinini muri ibyo bihe. Hari igihugu cyatangiye nk'umujyi muto ariko ukaza kuvukamwo amategeko, imihanda, umuco n'ubutegetsi bwahinduye amateka y'isi burundu. Iyo wumva izina Roma si izina ry'umujyi gusa, ni ikimenyetso cy'ubutware, ubuhanga bwa gisirikare, politiki, ubucuruzi n'umuco wagaragaye mu bihugu byinshi kugeza n'uyu munsi. Ariko se byatangiye gute? Ninde washinze Roma? Ni gute umujyi muto wahindutse ubwami buganza inyanja ya Mediterane yose? Ni iki cyatumye buhagarara imyaka irenga ibihumbi, kandi ni iki cyabukomeje? Uyu munsi tugiye gukora urugendo rurerure dusubire inyuma mu mateka, dusubire inyuma mu myaka isaga ibihumbi 2000, twinjire mu buzima bw'abarwanyi, abami, abasenateri n'abaturage basanzwe. Tugiye kuvuga amateka y'ubwami bwa Roma, amateka yuzuye intambara, ubucakura, ubutwari, uburiganya n'amasomo akomeye ku buyobozi bw'ibihugu. Bahaye ikaze mu kiganiro, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe, share ndetse na comment. Naho njye mugiye kubana mu kiganiro ndi Julius. Abanyamateka bavuga ko Roma yashinzwe mu mwaka wa 753 mbere ya Yesu Kristo. Hari inkuru y'inkomoko ivuga kuri Romurusi na murumuna we Remusi, bavugwaga ko barezwe n'inyamaswa y'ingwe, She-Wolf. Inkuru ivuga ko Romurusi yaje kwica Remusi agahinduka umwami wa mbere wa Roma. Nubwo iyi nkuru ari umuco, itwereka uburyo Abaroma bakundaga kwerekana ko ubwami bwabo bwavutse mu butwari no mu guharanira ubutegetsi. Mu ntangiriro Roma yayoborwaga n'abami. Nyuma y'imyaka myinshi abaturage baje kwanga ubutegetsi bw'umwami umwe, bashyiraho repubulika mu mwaka wa 509 mbere ya Yesu Kristo. Repubulika y'Abaroma yari ishingiye ku nteko y'abasenateri n'abayobozi batorwaga buri mwaka. Aha niho Roma yatangiye kwaguka cyane, itsinda ibihugu byinshi byari biyikikije, iganza Ubutaliyani bwose, nyuma igera no ku nkombe za Afurika n'Uburayi. Intambara zikomeye zabaye hagati ya Roma na Kantage zizwi cyane nka Punic War. Muri izo ntambara Roma yatsinze burundu Kantage, ubundi Roma ihinduka igihangange gikomeye ku nyanja ya Mediterane. Ariko uko igihugu cyagukaga niko amakimbirane mu buyobozi yiyongeraga. Abasirikare bakomeye batangiye kugira imbaraga kurusha abasenateri. Muri abo basirikare harimo umugabo umwe w'igihangange kandi w'umunyabwenge witwaga Julius Caesar. Yatsinze intambara nyinshi, anigarurira Ubufaransa bwose bwa kera. Ariko kubera yari akunzwe cyane kandi afite n'ingabo zikomeye cyane, bamwe mu bayobozi batangiye kumutinya. Mu mwaka wa 44 mbere ya Yesu Kristo, Julius Caesar yishwe n'abo bakoranaga bashaka kurinda repubulika. Ariko aho kuyikiza, urupfu rwe rwabaye intangiriro y'iherezo rya repubulika. Nyuma y'urupfu rwa Julius Caesar habaye intambara z'imbere mu gihugu. Uwaje gutsinda ni Augustus, wari uzwi imbere nka Octavian. Mu mwaka wa 27 mbere ya Yesu Kristo yabaye umwami wa mbere w'ubwami bw'Abaroma. Nubwo yiyitaga umuyobozi wa mbere mu baturage, mu by'ukuri yari afite ububasha bwose. Igihe cye cyaranzwe n'amahoro n'iterambere, kizwi nka Pax Romana, amahoro y'Abaroma. Yamaze imyaka irenga 200. Ubwami bwa Roma bwubatse imihanda myinshi, inyubako zidasanzwe nka Colosseum, aho habaga imikino n'imirwano y'abarwanyi bitaga ba gladiators. Ubutabera bw'Abaroma n'amategeko yabo byagize ingaruka zikomeye ku mategeko menshi y'isi kugeza n'uyu munsi. Ubwami bw'Abaroma bwageze ku rwego rwo hejuru cyane mu gihe cy'ubwami bwa Trajana, aho bwari buganje mu bice byinshi by'Uburayi, Aziya na Afurika. Ariko uko bwagukaga niko bwabaga bugoye kubuyobora. Habayeho abami babiri b'abanyagitugu, ruswa n'akarengane, n'ingabo zatangiye kwivanga muri politiki. Ubwami bw'Abaroma bwatangiye kujya buterwa n'ibitero biturutse hanze, harimo nk'ibitero by'Abagosi n'Abavandari. Mu mwaka wa 395 nyuma ya Yesu Kristo, ubwami bwatangiye kugabanywamo ibice bibiri, ubwami bw'uburasirazuba n'ubwami bw'uburengerazuba. Mu mwaka wa 476 igice cy'uburengerazuba cyaraguye, ariko igice cy'uburasirazuba cyakomeje kubaho imyaka irenga ibihumbi. Kizwi nka Byzantine Empire, gifite umurwa mukuru witwa Constantinople. Iyo tuvuga ubwami bwa Roma akenshi twibanda ku bami n'intambara, ariko imbaraga z'ubwami zazishingiye ku baturage basanzwe. Mu mujyi wa Roma no mu yindi mijyi minini hari abakire, abaturage basanzwe n'abacakara. Abacakara bari benshi cyane, bakoreshwaga mu mirima, mu ngo z'abakire no mu nyubako zubakwaga. Abaroma bari bafite imihanda itangaje, amazi yagenderaga mu miyoboro minini, amasoko n'ibibuga by'imikino. Imyidagaduro yari ingenzi mu bwami bwa Roma. Imikino yabaga muri Colosseum yakururaga imbaga nyamwinshi. Abantu babagaho mu buzima buvanze,
bamwe mu bukire bukomeye abandi mu bukene bukabije. Ibi byagiye bitera umwuka mubi hagati y'amatsinda atandukanye. Imwe mu mpamvu zatumye Roma igira imbaraga n'amategeko yayo, Abaroma bashyizeho amategeko yanditse harimo the 12 tabs yabaye umusingi w'ubutabera bwabo. Itegeko ry'Abaroma ryashingiye ku mahame n'ubutabera n'uburinganire, kandi ryagize ingaruka zikomeye ku mategeko menshi y'ibihugu kugeza n'uyu munsi. No muri iki gihe amategeko y'ibihugu byinshi by'i Burayi n'ahandi akomoka ku mahame y'Abaroma. Mu ntangiriro ubwami bw'Abaroma bwatotezaga abakristo, ariko ibintu byarahindutse igihe cy'umwami Constantine the Great. Mu mwaka wa 313 Constantine yemereye abakristo gusenga mu bwisanzure. Nyuma ubukristo bwaje kuba idini ryemewe mu bwami. Ibi byahinduye cyane imitekerereze, politike n'umuco w'ubwami bw'Abaroma, ndetse binagira ingaruka zikomeye ku mateka y'Uburayi bwose. Umurwa mukuru wimuriwe i Constantinople, umujyi waje kuba urufunguzo rw'ubwami bwo mu burasirazuba. Abaroma bari abahanga mu by'ubwubatsi, bubatse imihanda irenga ibihumbi n'ibihumbi by'ibirometero ihuza ibice byinshi by'i Burayi. Bubatse ibiraro, inzu z'imyidagaduriro, insengero zikiriho n'uyu munsi. Nk'uko muri iki gihe bivugwa ngo imihanda yose igera i Roma. Ibi ngibi bigaragaza uburyo Roma yari ihuriro ry'ubucuruzi n'umuco. Ingabo za Roma bakundaga kwita Romanis Legions, zari ziteguye neza kandi zifite disipline idasanzwe. Bari bafite imyambaro ihuriweho, intwaro zikomeye n'imyitozo ihambaye. Ibi byatumye bashobora gutsinda ibihugu byinshi no kurinda imbibi z'igihugu igihe kirekire. Ariko uko igihe cyagendaga, ingabo zatangiye kwinjira mu bya politike, zishyiraho cyangwa se zikuraho abami. Ibi byagize uruhare rukomeye mu gucikamo ibice no kugeza ku iherezo ry'ubwami. Ubwami bwa Roma bwari bufite ubucuruzi bwagutse cyane. Bacuruzaga ibiribwa, zahabu na feza, imyenda, amavuta ya olive n'umutobe w'inzabibu. Ifaranga ryabo ryafashaga ubucuruzi gukorwa neza mu bice byinshi by'i Burayi. Ariko nyuma haje kubaho ubukene, guta agaciro kw'ifaranga n'imisoro iremereye byagize uruhare mu guhungabanya ubukungu. Nubwo ubwami bwo mu burengerazuba bwaguye muri 476, umurage w'Abaroma ni wazimye. Ubwami bw'uburasirazuba buzwi nka Byzantine Empire bwakomeje kugeza mu 1453. Amategeko y'Abaroma, imitegekere n'umuco wabo byabaye umusingi w'ibihugu byinshi by'i Burayi. Ururimi rw'Ikilatini rwabaye indimi nyinshi, zirimo Igifaransa, Icyesipanyolo n'Ikilatini. Roma ntiyari igihugu gusa, yari umuco n'imitekerereze byahinduye isi. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, iyo turebye amateka y'ubwami bwa Roma, tubona isomo rikomeye ku mbaraga n'intege nke z'ubuyobozi. Roma yatweretse ko igihugu gishobora gukomera kubera imbaraga za gisirikare, amategeko akomeye, imihanda n'ubucuruzi n'ubumwe bw'abaturage. Ariko kandi atwereka ko igihugu gishobora gusenyuka kubera ruswa, amakimbirane y'abayobozi, gukoresha nabi ububasha, kunanirwa guhuza ubuyobozi n'ibihe bishya. Amateka y'Abaroma si amateka y'intambara gusa, ni amateka y'umuco, amategeko n'ubuyobozi bwagize ingaruka ku isi yose. N'uyu munsi imijyi minini yubakiye ku mitekerereze n'amategeko byakomotse i Roma. Niyo mpamvu iyo tuvuga Roma tutavuga igihugu cyabayeho gusa, tuvuga umusingi w'imico myinshi n'imitekerereze y'isi ya none. Amateka y'ubwami bwa Roma atwigisha ko ubutegetsi budakomera kubera imbaraga gusa, ahubwo bukomeza kubera ubwenge, ubutabera n'uburinganire. Kandi nk'uko amateka bigaragaza, igihugu cyose kitita ku mateka yacyo gishobora gusubira inyuma mu makosa y'ahashize. Ubwami bwa Roma bwaraguye, ariko umurage wayo uracyariho. Iyi ni inkuru y'ubwami bwa Roma, inkuru y'imbaraga, ubuhanga n'amasomo y'iteka. Naha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nge mwabanye mu kiganiro ndi Julius. Uburame, ubugingo, amafaranga bibandebera icyoroshye. Ndabashimiye.